ubu rero turi muri gahunda yo kuzamura urwego rw'abana mu bintu byose bishoboka, yaba mu mibereho, yaba mu kurwanya igwingira ry'abana, yaba ndetse no mu bibakorerwa, uruhare rw'umwana mu bimukorerwa. Rero ubushakashatsi bukozwe n'abantu bakuru bwo gukorerwa ku bana, rimwe na rimwe amakuru abonetse ntago abana bisanzura. Rero abana bari kuganira na bagenzi babo, kuko abana bafite amakuru kuri bagenzi babo, na bagenzi babo barabisandura bakabasubiza nta gihunga. Niyo mpamvu twifuje gukorana n'abana kugira ngo twumve amakuru ahagije bafite ku bijyanye n'imirire mibi, ku bijyanye n'igwingira ry'abana, noneho n'ibyifuzo bifuza byashyirwamo ingufu kugira ngo ahakiri icyuho hashyirwe ingufu kugira ngo iyi gahunda igende neza. Ubushakashatsi twakoze uyu munsi bwerekeranye n'imirire ndetse n'igwingira ku bigo by'amashuri. Urabona twakoresheje abanyeshuri bagenzi bacu. Ikintu ubundi ubushakashatsi umuntu abukora agamije kugira ikintu gishya abona, sibyo? Twaganiraga ku bijyanye n'uko amafaranga yo kurya ku ishuri bayatanga, uko bishyura amafaranga yo kurya ku ishuri, ndetse n'ibyo bifuza leta yabunganira, ndetse n'ibyo leta yageneye abanyeshuri niba ariko babibona. Twabonye ko ubushakashatsi twakoze uyu munsi ikintu twatugamije kureba ese inzitizi dufite muri kino kibazo cyo kurwanya igwingira n'imirire mibi. Twabanje tureba mu banyeshuri inzitizi zihari, kuko muri bano banyeshuri bagenzi bacu dusanga harimo abafite icyo kibazo cy'igwingira. Ubushakashatsi buri gukorerwa mu turere tugera ku 10 hirya no hino mu gihugu, ntago ari hano honyine turi gukorera ahantu henshi. Turi gusesengura uko abana bumva gahunda ya school feeding, uko abana bumva ibyifuzo byabo byashyirwa mu bikorwa kugira ngo gahunda yo kugaburira abana ku ishuri irusheho kugenda neza. Mwarimu bivuze ko muri gusesengura, ubundi muri rusange bufitiye iyihe ntego? Intego igamije no kugira ngo tumenye amakuru abana bafite kuri gahunda yo kugaburira abana ku ishuri, tumenye ibibazo abana bumva bikirimo byashyirwamo ingufu, ndetse tugire n'amakuru ahagije y'uruhare abana babigiramo kugira ngo irusheho kugenda neza. Yaba ari ugukangurira ababyeyi babo kwishyura abana amafaranga yo kurya ku ishuri, yaba ari ugukangurira abandi bana kuza ku ishuri kugira ngo ntihagire umwana uva mu ishuri. Mu by'ukuri turashaka kugira ngo abana bazatugaragarize cyangwa tuzamenye ibyifuzo by'abana n'imbogamizi abana bagifite muri iyi gahunda yo kurira ku ishuri. N'ubushakashatsi tuzabona igihe bwamuritswe cyangwa buzasesengurwa ku rwego runaka birangiye? Nitumara kubusesengura tuzabugaragariza ku rwego rw'igihugu, ndetse hari n'ibyo tuzavanamo tuzaganiriza abandi bafatanyabikorwa kugira ngo buri wese agire uruhare mu guteza gahunda yo kugaburira abana ku ishuri imbere. Icyo nakongera ni uko iyi gahunda ni gahunda ikwiye gushyigikirwa n'abantu bose, cyane cyane ababyeyi bakumva ko kwishyurira abana amafaranga yo kurya ku ishuri ari ingenzi, bashingiye ku cyo leta nayo iba yatanze, tukagira abana bose barya ku ishuri kandi bakarya indyo yuzuye.